murakoze. Nyakubahwa meya w'akarere ka Rubavu, nyakubahwa umuyobozi w'ingabo muri aka karere, banyakubahwa abandi bose muri hano mu byubahiro byanyu, banyakubahwa batumirwa b'iyi nama ikomeye muri iki cyumba muri aho. Nk'uko bababwiye, nitwa Major General retired Jack Nziza, ndi umuyobozi wungirije muri Commission ya Demobilization na Reintegration. Ahubwo ndashaka gushimangira ko ndari umushyitsi mukuru hano, ndi mu rugo ntakamahoro. Ni umuntu waje gusura abavandimwe mu rugo, ntabwo ndi umushyitsi mukuru nyakubahwa. Mu bintu by'akazi nyine umuntu araza agasura abavandimwe, ariko mu byo nshinzwe mu kigo cyacu tugenda tugabana uturere dukurikirana tubera imboni n'aka karimo kuri jyewe. So nshinzwe ndi imboni y'akarere ka Rubavu, akarere ka Nyabihu, akarere ka Ngororero na Muhanga, akarere ka Muhanga na Kamonyi na Nyarugenge. Ariko by'umwihariko ntabwo maze nk'amezi abiri ngira ngo ntangiye aka kazi gashya, ariko by'umwihariko nje hano gatatu ntaragera mu tundi turere. Ni defo hari kuri jyewe, ariko ni ngombwa ku Rwanda no ku mutekano wacu. Wakwibaza ku kintu icya mbere cya byose, meya yababwiye yuko abo dushinzwe cyane bava hakurya 70%, umunsi ku wundi bataha ni abava muri aka karere 70%. Iyo twagize inama Busasamana, twari turi nabo twahamagara abantu b'ibyiciro byose nabwo, ariko icyo gihe abari basezerewe bavuye mu Tobo 70% bavaga mu mirenge ihanye imbibi na hakurya. So rero ntabwo ari accident ngo nje hano gatatu, nzakomeza nza kandi ni inshingano zacu twese. Bigeze kubikomozaho yuko abantu bari hakurya hariya hagize imyaka 31. Imyaka 31 hari abari hano baye bataravuka. Abenshi muri twe turi abasaza, turi ababyeyi bigiye. Abari hakurya hariya bagiye bangana natwe ni abasaza, nta nubwo icyo gisirikare cya FDL bakikirimo. Abataratashye bamwe babaye abakongomani. Muzi yuko hagiye habaho situations zitandukanye hirya no hino.
umwanzi abona amaboko yo guhungabanya u Rwanda. Ariko ntabwo byabuze u Rwanda gutera imbere. Pamoja n'ibyo bibazo byagiye bihaba, tukagira agahenge hagati, muribuka agahenge karabaye hagati, ejo kagashira, abategetsi bo hakurya bagahinduka, ariko ubuyobozi bwacu bugakomeza bugira buti u Rwanda ruzatera imbere byanze bikunze, pamoja n'umwanzi uri hariya wiyongera, ushaka kwiyongera ubushobozi bwo kuduhungabanya. Uyu munsi ndashaka gushimira cyane meya wa Rubavu wabahamagaye cyane byimazeyo pe. Kuba yakoze iki kintu akabahamagara tukaba twicaye hano, icya mbere taranabaza ibi byiciro bavuze, icya mbere bijyanye n'ibitekerezo bya fandi. Perezida wa Repubulika wavuze ati mw'Abanyarwanda mwe, kugira ngo tuzabeho hari ibintu bitatu. Hari ibintu bitatu tugomba kuzirikana kugira ngo tuzabeho, kandi turabizirikana kandi tubayeho neza. Ibintu bitatu murabizi abenshi muri mwe. Icya mbere ni ubumwe bw'Abanyarwanda, ubumwe bw'Abanyarwanda, ubumwe bwacu. Ejo bundi nigeze mwabonye inama ya Unity Club yashyize Abanyarwanda benshi hamwe, harimo n'urubyiruko. Ubumwe bw'Abanyarwanda butugira Abanyarwanda bo tutigeze tuba benshi, tukaba turi bamwe, tukaba dutekereza kimwe, ari abari baragiye ishyanga, ari n'abandi, yewe n'abakiri hanze. Ubumwe bw'Abanyarwanda ni ikintu gikomeye kuri twe, ari nabyo meya wakoze cyane. Iyi ni reflection, iyi ni indorerwamo y'ubumwe bw'Abanyarwanda, iyi ni indorerwamo y'ubumwe bwacu. Uko dutekereza kose, dutongana, duseka, tunywa inzoga, tujya n'abajya muri ibyo biyobyabwenge, nimugoroba batongana mu Kinyarwanda, bakishima mu Kinyarwanda, bakagira umuco nyarwanda, tugashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda aho turi hose. So meya wakoze cyane kuzamura indorerwamo. This is a mirror. Iyi ni indorerwamo y'ubumwe bwacu ngo dutekereze kimwe. Mushobora kutabibona gutyo, ariko icyo kintu ni icyo mwakoze kugira ngo tube turi hamwe dutekereze kimwe. Someone ashobora kuvuga ati se abanyamadini niyo yabazaniye iki? Abacuruza hakurya niyo yabazaniye iki? Abanyamadini abahagarariye abanyamadini bari hano kuri tapi yo hanze. You see? Very good. Abahagarariye abandi bari abacuruzi, abahagarariye abacuruzi tutavuga, mushyire amaboko hejuru. Very good. Abahagarariye abacuruzi na cyane abacuruza hakurya, mushyire amaboko hejuru. Very good. Abahagarariye abavuga rikijyana, opinion leaders ba Rubavu. Very good. Ni byiza cyane. Abahagarariye abakora transport mu mazi, hari abahari? Hari uhari? Yes. Ni bakeya beza, uhagarariye bake beza. Yes. Ukora transport yihe? Uwo ngo ndamubaza kuko ni ntabwo uri kutubwira transport ukora. Yes.
hakurya no hakuno, sibyo? Yes, hakuno harahaceceka. Ariko abandi nabahe? Aba ex-combatants. Put up your hands. Ex-combatants. Yes. Yes. Abanyibo shingiro batashe mu gwababyaye bakaje muri kwa kwiyumva ko bagomba gushyigikira ubumwe bw'Abanyarwanda, bakaba bari hano natwe. Yes. Rero mwababyeyi mwe, icyo brigade commander Dr. Brigade Commander yahoze avuga ni ishingiro ry'ubuzima bwacu. Umutekano ni ishingiro ry'ubuzima bwacu. Ntabwo wacuruza, ntabwo wajya mu kiliziya nangwa mu ikanisa nangwa mu musigiti ngo uvuge bakumve, uvuge bagukurikire, uvuge bagire ibitekerezo byo gukurikirana ijambo ry'Imana, nta mutekano uhari. Ariko ishingiro rya byose ni ubumwe bw'Abanyarwanda. Ntabwo ibintu bitatu afande yadutoje, afande perezida yadutoje: ni ubumwe bw'Abanyarwanda, ni ugutekereza byagutse, thinking big, kureba kure. Aha, arambwiye bashyire kureba kure, kandi bireba kure, amaso yawe areba kure gushoboka, umutima wawe ukareba kure gushoboka, ibikorwa byawe bikareba kure gushoboka, ukirarira bya kigabo kandi ugakora ibyo utekereje. That is thinking. Uko ni thinking big, kureba kure tuvuga ni ugukora plan y'ibyo ukora, ukabuza uti nzakuramo izi nyungu, nzakuramo, ngomba gukora ibishoboka, abana bakiga. Ntabwo ndi umukene, ntabwo turi abakene. Mumenye ngo ntabwo turi abakene, ntabwo turi abatindi. Ubukene buba ku mutima, sibyo? Yes. Iyo umukene ku mutima uba n'umutindi rwose. Kureba kure tugatekereza nk'Abanyarwanda bashaka ibyiza birutaho buri munsi. Yes. Ntugire icyo utinya cyiza utekereje. Icyiza ujye utinya ikibi, ariko icyiza utekereje ugifatanya na mugenzi wawe uri hafi yawe, na cyane nk'abacuruzi. We think big, kizavamo umusaruro mwiyunguraho buri munsi. Uyu mutekano turora, turavuga tudaseye. None ko dufite agahenge, sibyo se? Dufite agahenge. Ejo bundi nta nubwo mvuga kwambuka, ahubwo amasasu yirirwaga baturasa, sibyo se? Yirirwaga baturasa imyaka myinshi barasa mu Rwanda, ariko umuyobozi wacu afanda akavuga ati mubihorere. Yarabihoreye. Perezida wacu yarabyihoreye, twarababaye, dufisha bene wacu, dufisha abavandimwe kubw'ibikorwa bibi by'umwanzi wasaga mu Rwanda. Impamvu afande yabyihoreye ni ukureba kure cyane. Ni ukureba kure cyane twebwe tudashobora no kugira, tudashobora no gutekereza. Abenshi babyitaga
ubugwari. Yes, ariko wowe hari igihe umuntu yigeze kubaza umuzungu atari ko mwebwe icyo gihugu cyanyu kimeze gito, indege iraza ikagwa ni wanyu, indege ije kubarasa ikagwa ni wanyu, mugaceceka. Afande yo kureba kure ko ntabwo tuhazi, ni kure cyane cyane cyane. Ni nako tugejeje ku byo tumaze kugeraho uyu munsi mw'abantu. Murabyumva? Yes. Rero natwe nk'Abanyarwanda tuyoborwa, dufite inyungu mu byo adukorera muri uko kureba kure. Tugomba natwe kwishyiraho kandi tukicara kuko mbere yabitekereje akabahamagara, tukavuga tuti ariko ko ndi mu gucuruza hakurya hariya, aba bacuruza hakurya hariya, abapasitori turaza kubiganira, bagira n'ibiterane hakurya hariya, abandi bakaza bakagira ibiterane hano. Ubu ni urujya n'uruza, se turahahirana. Icyo bariya Abanyarwanda bari hakurya hariya batinya gusa, umupaka akagera hano, akagera kuri za bariyeri, afite moto. Abanyarwanda bafite moto hariya, baba bari hakurya ya za bariyeri, sibyo se? Sibyo? Bafite moto baragenda, ugerayo bakagutwara, afite karita y'Abakongomani ariko ni Umunyarwanda wa Rubavu. Yewe ashobora kuba ari Umunyarwanda wa Karongi ariko yaravukiye hariya. Abandi bafite amamoto benshi ni Abanyarwanda hariya. Rero kureba kure kwacu dukwiye kugira muri iki gihe nuko dutinyuka, tukagira responsibility, tukagira umutekano mu mitima yacu, ukavuga uti nanjye kakireho akanjye, aba bana ngiye kuvugana nabo mwabana mariko izi moto mufite mwazihigura, ahubwo mukaza kuyisagira kuri bariyeri, mukajya muzijyana hehe? Muri kongo ari twe mutwara. Ibyo ngibyo ntabwo bikomeye, kandi ubwo byatangiye tuzabikora, sibyo? Aba banyamadini bazabikora, mwebwe muzabikora. Iyo Mana dusenga ikomeye cyane, mwumva yo idashaka yuko bene bacu bataha. Iyi Mana dusenga irakomeye, sibyo se? Irakomeye, izacyura bene bacu kandi ibintu bigomba kubacyura. Ngo dutegereje MONUSCO izaducirira abantu, twirirwana nabo, numva ari byo? Bya bindi bavuga ngo wakamwana kazi muri misi. Dutegereje HCR, twumva ko yababwiye ati HCR izana abana n'abagore gusa. HCR ifite akazi kayo, abana bafite n'abana bazana n'abana barwaye bwaki bameze nabi. Ndababwiza ukuri, nzaza hano mfite umwanya mbakore presentation mbereke abana bazanye ejo bundi twarabagaragaje barwaye bwaki bameze nabi cyane, bagera hano ya porogaramu ya ECD y'u Rwanda tukabareberera, bajya mu amezi abiri bari muri green, baraje bari muri red. Uko ni ubuntu bw'u Rwanda, ubwo ni wa muco wo kwakira abawe kandi ureba kure n'ubumwe bw'Abanyarwanda, ukamakinga sure ngo abaje turavukana. Arega mw'abantu mwe, ikintu kizakiza u Rwanda gikomeye mwonze mushaka atabishaka, naduye byaramuzonze. Murabyumva? Naduye byaramuzonze, kuko nta u Rwanda tutazatera imbere mu gihe dufite umuco umwe kuva u Rwanda rwabaho. Umuco wacu
waturanze niwe utugejeje ahangaha turi uyu munsi. Ari ukuva kera ntabwo bisubiramo, ari ukuva kugeza n'igihe twashakiye kuri baretinga iki gihugu. N'ibibi byabaye bikabyara genocide yakorewe Abatutsi, byatewe n'uwo muco wari uhari, byatewe na rwa rurimi rumwe. Message igenda byoroshye mu gihe muvuga ururimi rumwe. Ntabwo mbisubiramo ibyago byatubayeho, amahano yatubayeho. Ariko ku rundi ruhande, mobilization y'Abanyarwanda bose ku isi yose kugira ngo bahagurukiye kwibaretinga igihugu cyabo byaroroshye bikomeye kubw'ururimi rumwe tuvuga, kubw'umuco twari dufite. Murabyumva? Rero ibyo ngibyo uyu munsi turacyabifite, noneho tubifite ku mugaragaro, noneho turabifite birutaho, noneho dufite n'ubushobozi. Ubwo bushobozi ni ukureba kure cyane. Ubwo bushobozi ni ibyo tumaze kugeraho. Ubwo bushobozi ni ubumwe bw'Abanyarwanda tumaze kubumbatira. Ubwo bushobozi n'icyatumye Meya ahamagaza n'aba ba ex-combatants ni ukugira ngo babonane na bene wabo be kujya babishisha babaye Abanyarwanda muri twe. Kandi tugomba gutekereza mu nzira imwe, dushaka gucyura abavandimwe bacu bahegeye ishanga n'amabwiriza mabi na FDR yakomeye mobilizinga n'ubuyobozi buri hakurya hariya bubakoresha nk'ibikoresho nk'abamasenari. Urabona gutise ubu ngubu hakurya hariya hari abahari, hari n'abavuga ati se hari abahari ntibagiye muri FARDC hakurya, bakomeje bajyana mu FARDC. Ariko bahari benshi murabazi, ni abana bahagukiye bagiye muri Wazalendo, bajya muri FDR, bavamo benshi. Ni urujya n'uruza. Ubu ngubu bamwe murabazi, abo nahoze mvuga baba bafite amamoto, abandi hari n'abafite ibikorwa, abandi barahinga mu cyaro hariya hakurya. Turaza kubiganira, muraza kubitubwira, murabizi, turaza kungana ibitekerezo. Abo ngabo natwe dukwiye gushyiraho kacu. Ibyo Brigadier Kamanda yahoze avuga, dukwiye gufata responsibility y'umutekano wacu. Kandi responsibility ya mbere tugomba gufata ari abacuruzi, ari aba babyeyi turora. Nuko buri muntu avuze ati ujya hakurya yagiye gucuruza akajyayo umunsi hafi, ati nzazana abantu 10. Biroroshye. Yewe nibyo Meya yahoze avuga, abashaka kuza bazi bareba u Rwanda rwababyaye, kuko abenshi ntibanaruzi n'abana. Nibashaka banasubire Meya bahurushye baze basure. Ibyo byose ni inzira nyinshi zo gucyura abavandimwe bacu mu gihugu cyababyaye. Nta kindi twakora kirenze icyo, na cyane ko uyu munsi tujya ku gahenge. Ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye cyane, ndashaka ko tubitekereza nk'ibintu bikomeye cyane. Ikindi cya gatatu wa mukoro wo afande perezida yahaye Abanyarwanda, kandi uwo mukoro ukaba polisi, ibyo twihaye. Icya gatatu ni accountability. Accountability yacu ari accountability ni kubazwa inshingano. Noneho mwebwe murabavuga rikijyana, mwebwe abantu b'amadini, abandi baracuruza,
abandi na ex-combatants bari mu mago yabo, abandi abafite kubazwa inshingano nabo abakuru b'imirenge n'abandi bayobozi bo ni ngombwa, ariko ntabwo aribo dukeneye. Ni mwebwe dukeneye kwibaza inshingano. Kwibaza iki? Inshingano mukazibaza ukavuga ese njyewe natanze umusaruro ki? Njyewe ntawe uzigera kubaza ntawe, ariko ugomba kwibaza uti ese njyewe natanze umusaruro ki? Mu nshingano zanyu muri RPF abenshi amushoka muri RPF members, sibyo se? Yes, ntabwo ibyo bitindeho. Inshingano zanyu muri RPF mutanga umusanzu utandukanye, mukora ibikorwa byinshi. Izo ni inshingano zanyu mu mitima yanyu, sibyo? Izo ni inshingano mwiha mukazikora. Rero n'iki gikorwa turimo kwiha inshingano nta n'uzakubwira, ariko abantu bashobora gushyiraho ingamba, turaza kubiganira tukavuga tutandaro. Ariko kongera gutanga hamwe hirya hariya muri iyo kanisa ajyamo, ntabwo icyo kiliziya ajyamo afite imikoranire no hakurya, haba harimo abanyarwanda muri icyo kiliziya. Murabizi neza cyane, ndabivuga rwose, barambabarira, ariko ikintu cyo kugira ku izina rya Mwana na Padiri ni ikintu gikomeye ku Banyarwanda. Nicya Yesu cy'abaporoso, ni ikintu gikomeye ku Banyarwanda pe. Rero abakuru b'amadini mukwiye kwiha inshingano icyo kintu gikomeye, uwo murage ukadufasha mugacyura abana banyu, intama zanyu, sibyo se? Nibyo birashoboka cyane pe. Murabizi ko Imana y'u Rwanda rega twe tubivuga twese umurage yirwa handi kagite igataha iwacu, twese turabyemera. So izi nshingano rero nizo twiha mu mitima yacu, kandi uruzi niyo dushaka ko tuganira. Ese twakwiha inshingano, meya akajya tuhamagara akaduha update ati mwababyeyi mwe, mw'abanyarwanda mwe, murore nyuma y'ukwezi icyo mumaze gukora uko kingana. Yahoze atubwira ati abamaze iminsi bazi, noneho turashaka yuko muzana abagabo, bacyura abagabo atari abagore n'abana. Hari n'abataha ubu mutobo kuva mu kwezi kwa mbere hamaze gutaha nka ex-combatants baza bageze kuri 800 kuva mu kwezi kwa mbere. Abo ngabo nabo baraza bakajya Nyarushishi kuko bafite isoni, ariko bahagera nyine bikagaragara ko abasirikare rwose batiniye twari tujye gushaka n'udufaranga kuko hashise yitaba udufaranga, so batoke genda usanga abandi bagasanga abandi mutobo. Ariko muri abo ngabo bafitemo na family zabo, ni naho dusanga babana baba bararwaye bwaki tukabavura, hanyuma y'amezi 2 bagakira, bakaba b'Abanyarwanda bazima bari muri Green. So inshingano tuvuga nizo, inshingano tuvuga tugomba kwiha, inshingano tuvuga tugomba kwiha nizo ngizo zo kuvuga tuti ese twakora iki hakurya hariya. Abo
abacuruzi baragenda bakagera za Masisi, abandi baragenda bakagera za Rutsiro, bakagera za Nyamirima, hakurya hirya iyo